tugiye kuganira kuri kanseri y'ibere. Ese iterwa n'iki? Umuntu ashobora kuba yayirinda? Ese ishobora kuvurwa igakira? Ni izihe ngorane cyangwa se ingaruka ishobora gutera? Byose ni muri iki kiganiro. Twerekeje La Croix du Sud, tugiye kuganira na Dr Ndacyayisenga Victorien. Tujyane. Muko twe tumaze kubabwira, tugiye kuganira kuri kanseri y'ibere cyangwa se breast cancer. Turi kumwe na Dr Victorien, ngira ngo ababyeyi baramuzi, ni umuhanga mu kuvura indwara z'abagore. Dr, tubahaye ikaze. Yego, murakoze cyane. Kanseri y'ibere ni iki? Kanseri y'ibere ni indwara ifata amabere ikaza izanamo ku buryo ibere irihindura rikaba rinini cyane, ndetse ku buryo igera igatanga n'amashami, ku buryo aba ari ikintu kitavuwe, mbese kitakica. Iyo kitabonetse kirica kuko kigenda kigatanga amashami, bigafata ibice byose by'umubiri, ariko biturutse ku ibere. Kanseri rero mu kubisobanura ni nk'imungu, yaba ari nk'imungu yafata ibere, mbese ku buryo bukarishye cyane, ntibigire gitangira igihe cyose bititawe hakiri kare. Muti igihe cyose bititaweho hakiri kare, kanseri y'ibere ishobora guterwa n'iki? Kanseri y'ibere ishobora guturuka ku bintu byinshi cyane, ariko ntabwo avuga ngo iki ngiki nicyo kiyitera, kubera ko hari ibindi bintu bishobora gushyira ku mahirwe yo kuba wagira kanseri y'ibere. Nibyo cyane cyane twitaho, ahubwo tukamenya n'ibimenyetso byayo. Mu bintu byinshi cyane hari ibyo dushobora gukontorora, kuba twabasha kuba twabiha umurongo bigatuma tutagera ku kigero cya kanseri. Hari n'ibyo tudashobora kuba twakontorora. Ibyo tudashobora gukontorora ni nko kuvuga ngo kanseri ishobora kuza mu gihe kigendanye n'imyaka, cyane cyane abantu bagera mu myaka ya 50 kujyana hejuru baba bafite risike yo kuba babyara kanseri y'ibere. Hari ibindi byo kuvuga wenda inshuro umuntu kubyara. Abantu batinda kubyara cyane guhera ku myaka 30 kujyana hejuru bafite risike yo kuba barwara kanseri. Hakaza no kuba konsa, kuba ronkeje gake cyane gashoboka, cyangwa se utarigeze wonsa, nabyo bishyira kuri risike kuba amahirwe menshi cyane kuba warwara kanseri y'ibere. Hakaba ibindi bishobora kuba mu muryango, niba mu muryango ufite umukobwa cyangwa se ufite mama wawe cyangwa se ufite undi hafi cyane urwaye ibere, amahirwe yo kurwara kanseri nawe wo muri icyo gisane, iryo sano ry'umuryango aba yiyongereye cyane. Hakiyongera ariko nanone bigakabya cyane ko iyo ibere rituruka ku papa ubyara umwana w'umukobwa agize kanseri y'ibere, nawe kanseri y'ibere iri hafi 100% ko yayigira, kubera ko twaturemangingo tw'ingenzi tuntu turi genetike aba dutanga ku mukobwa direct. Yego, hakaba rero n'ibindi bigendanye nko gufata ku bantu banywa inzoga cyane, ku bantu banywa inzoga cyane bagira risike yo kubyara kanseri y'ibere. Abantu bafata imiti babandi bafata imiti yo babongerera imiti. Hari abantu wenda baragize ikibazo cya menopause hakiri kare cyane, ishobora guturuka kuba ari ukubagwa se, cyangwa se ari byandi bavura nyine bisanzwe n'izindi ndwara bagakoresha radiotherapy, ni ukuvuga ngo babakubita imirasire bikagera bikaba byageraho bigatuma ko akenera imiti imisemburo kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza nk'umudamu, atari gutangira kurwana na menopause hakiri kare. Abo bajya kuri risike yo kugira kanseri y'ibere. Hakaba n'abandi bagira risike yo kugira kanseri y'ibere, nk'abandi baba baragiye igihe bari batwite. Hari imiti kera akoreshwa, ngo ntabwo gikoreshwa, yatangwa kugira ngo abantu inda zo kuvamo. Iyo miti rero yatumaga abana bavutse kuri abo babyeyi bahawe iyo miti bagira risike yo kurwara kanseri. Rero ibyo ni bimwe tudabasha gukontorora, ariko hari n'ibindi tubasha gukontorora nyine kameme nk'abantu batari active. Buriya ni impamvu gukora siporo cyane buriya iri mu bintu nabyo bishobora gutuma abadamu batavura kanseri y'ibere. Bigabanya obesite no kugira umubyibuho udasanzwe, nabwo bikagabanya risike yo kugira kanseri y'ibere. Kugabanya alcohol, kunywa gakeya, bikagabanya risike yo kurwara kanseri y'ibere ku badamu. Yego, niba mbyumvise neza bivuze ko kanseri ishobora kuba uruhererekane mu muryango. Yego. Aha, tukiri aho rero nanone mwari muvuze muti siporo cyangwa se gukora imyitozo ngororamubiri bishobora gufasha umuntu kwirinda, kubera ko aba arimo kugabanya ibinure. Aha se
ubunini cyangwa se ingano y'ibere ubwabyo nayo ubwayo ibishobora kuba yatera umuntu impungenge? yego hari aho babivuga ko abantu bafite ibere rinini cyane cyangwa rikomeye cyane byo bita connective tissues collagen bishobora kuba risk yo kuba kanseri yatera kanseri y'ibere, ariko ntabwo bivuga ngo 100%. oya ni risk iyo ufite ibyo bimenyetso nk'ibyo ngibyo. niyo mpamvu nyine ugomba kumenya ko ugomba kujya wisuzumisha kenshi ibere kubera ko uba uri kuri risk. niba ufite umubyibuho ukabije cyane ugomba kwisuzumisha cyane kuko uba uri kuri risk. niba ugeze hejuru y'imyaka 50 ugomba kwisuzumisha cyane kubera ko uri risk. iyo utigeze ubyara cyangwa se utarigeze wonsa nabwo ubisaba ko wisuzumisha muri ugendanye n'aya myaka kuko uri kuri risk. niba ukunda kunywa inzoga nyinshi cyane uri umudamu uri kuri risk ugomba kwisuzumisha. n'ibyo byose niba warigeze gukoreshwa radiotherapy kwa kuvuzwa n'imirasire nk'indwara zo mu gatuza, hari nk'abantu baba barwaye indwara ziri kanseri ariko zivurwa zigakira ariko bakaba baramuvurisha imirasire, nawe kubera ya mirasire ishobora gutuma ya maserere transforma ku buryo butari controle akaba ariyo kanseri, nawe ugomba kujya wisuzumisha kuri periode uhawe na muganga. tukivuga wenda se kuri iyo ngano y'ibere nk'uko muri mumaze kutubwira wa mugani ko biba bivugwa ko bishobora gutera umuntu risike, ko n'abagabo nabo barwara kanseri y'ibere aho biterwa n'iki? abagabo rero ni cya gice kirimo cyane cyane kiri genetike yo mu ruhererekane rw'umuryango. niba nk'urugero ntabwo niba papa wenda yararwaye kanseri cyangwa se mu muryango wacu nka sogokuru yararwaye kanseri, risike nini cyane ibihari yo kuba hazazamo abarwara kanseri, ariko cyane cyane ku mugabo urwaye kanseri nubwo ari gake cyane ariko aba ari mbi cyane kurusha iy'abagore. noneho niba umupapa afite kanseri, abana b'abakobwa byaye nibura hafi 100% bose bashobora kugira kanseri, bari kuri risk ya kanseri y'ibere kubera ko mu ntangatanga 50% y'umukobwa afite mu 50% ituruka kuri se. nuvuga ngo muri za zindi 50 za ntanga ziri genetike ishobora kuzana ya fragment genetike ishobora kuza muri 50%. nuvuga ngo nabo baba ari kigero cyo hejuru cyane cyo kurwara kanseri y'ibere, ariko ku bagabo ugize kanseri y'ibere aba ari mbi cyane kurusha abagore, cyane cyane ko inagaragara binatinze. mwari muvuze ko kanseri y'abagabo ihangayikishije cyane, kubera icyo ari ihangayikishije kandi kanseri y'ibere nyine urumva nyine ni ibintu biri gake cyane kubera corona. kugira ngo ujye kubona ibimenyetso ku mugabo nuko biba byarangije kugera gufata ku yindi ntera. urabona iyo umugore ishobora guhera hafi n'imoko kugira ngo azajye gufata igere mu gatuza igere gute iba yatangiye guheraza ibimenyetso vuba cyane, ariko iyo umugabo kubera ko n'ubundi bere ntawe riba ririho iyo ifata na muscle thoracique donc yatangiye guhita itanga amashami vuba cyane. igihe umugore kugira ishobora kujya gutangira gukura ikajya kugira handi ifata ibere ryose bifate no kuri muscle thoracique ngo biba byaratangiye kugaragara kera. yego kimwe mu bishobora gufasha umuntu wagize ibyago byo kurwara kanseri nk'uko ndimo ndagerageza kubyumva mu kiganiro murimo kuduha, kimwe mu byamufasha nuko yakwisuzumisha hakiri kare, cyangwa se nuko yanamenya n'ibimenyetso kugira ngo wenda haba nk'ikimenyetso mpuruza nakibona avuga ati wasanga nagira ibyago agasanga yirwaye hakiri kare hakiri garuriro akaba yavurwa. ni ibihe bimenyetso umuntu urwaye kanseri y'ibere ashobora kugaragaza? ibimenyetso by'umuntu urwaye kanseri y'ibere ubundi uretse iratangiye kugaragara cyane, abenshi batangira bumva nyine ibere rikuntu rimurya, ukumva rimurya uburyo budasanzwe, cyangwa se akumva iyo mvishe ibere rikubabaza rikurya murizamo imisonga, cyangwa se kumva rikubabaza ku buryo budasanzwe. icyo gihe ugomba kujya kwisuzumisha. ushobora kubona ibere ryawe ryabyimbye ku buryo budasanzwe, cyangwa ashobora kuba yose ariko rimwe ryabyimbye ribyimba ku buryo ubona nk'uruhande rumwe rwabyimbye, icyo gihe ugomba kujya kurebesha niba atari ikindi kibazo cya kanseri. rishobora gusanga ryahishije, ubundi rigira icyo bita peau d'orange, nk'uko ubona rwa rubuto rwa orange rweze neza, ugatangira ukabona risa nkaho ari nk'umuntu washeshe urumeza, ibere ukabona ryabyimbye rizanyemo utuntu tw'utudomo wagira ngo ni urumeza rwasheshejeho.
icyo gihe ni ikimenyetso gikomeye cyane ko ushobora kuba ufite kanseri y'ibere, ugomba guhita ujya kwisuzumisha. Noneho uretse ubwo bubabare, ibibyimba, noneho nk'abadamu iyo kanseri yabo yagaragaye neza, usanga kubera ko yatangiye gufata ku ruhu ikurura ibere irijyana ku ruhande kanseri irimo. Niba yafashe hano kuri runo ruhande, ni ukuvuga ngo imoko yawe ikaba iri hano, nikura gutya izakura ubona ibere imoko igenda ireba hahandi kanseri yerereye, kubera ko iba irimo gukurura za nyama iziyegereza, noneho imoko igakurikira. Niba bihereye ku moko nyine ubona yatangiye kuzana bya bindi yatangiye guhisha cyane, igatukuriza cyangwa se igahinduka umukara cyane, noneho ukabona itangiye gukomera cyane, cyangwa se ukabona izanye igisebe cyanze gukira kandi kinava. Kanseri y'ibere kwiba iri kwibere gusa ishobora guhita nirwaye. Kanseri nyine ni kanseri, ni indwara iba ikarishye cyane, ni nk'imungu nyine ihera kuri urwo rugingo ariko igahita itanga amashami vuba cyane akagenda ku bindi bice by'umubiri. Ni ukuvuga ngo abantu barwaye kanseri y'ibere bashobora guhita bagira kanseri ya overe, undi bajya kubwira ko kanseri y'imirana ntangangore arizo amovere, na kanseri y'amabere akenshi nabyo biragendana. Ni ukuvuga ngo ishobora guhita ifata mu bihaha ikoherezayo amashami aribyo bita metastase, ikajya mu bihaha, bishobora kujya mu magufa, kumva nk'umuntu yarwaye nk'umugongo cyangwa se yarwaye nk'igufa rindi rigahita riturika ukanya rigacika, kubera nyine kanseri batangiye yarimunze. Ishobora kugenda ikajya mu mwijima, yajya mu mwijima nawo urumva ukabangiritse, ikajya mu bice byose ishaka. Noneho ariko aho igeze hose naho iragenda ikahita ihamunga ku buryo mbese urwo rugingo ruba rutakibasha gukora uko rwakagombye gukora. Ni ukuvuga ko kwica rero, ni ukuvuga ngo iyo imaze gufata ibyo bice byose niko kugenda yica urugingo ku rundi. Urwifashemo rwose iruhindura ukundi, urwifashemo rwose irarwica. Bivuze ngo kanseri y'ibere irica cyane. Ahubwo ni amakuru atari meza kumva yuko kanseri y'ibere yica. Kanseri yose irica. Kanseri ni kanseri. Yego, uyu munsi turimo turaganira kuri kanseri y'ibere. Ni amakuru atari meza, ariko byibuze kanseri y'ibere bishobora kuba yavurwa igakira. Niyo mpamvu kwisuzumisha cyane, burya indwara yose iyo ibonetse hakiri kare no gukira vuba birihuta. Mbese uko bigenda nyuma bigenda neza, no outcome. Ni ukuvuga ngo kanseri igaragaye hakiri kare itaratanga y'amashami biba byoroshye cyane. Hari ibice bitandukanye by'amakanseri. Hari kanseri zumva umuti, hari izo kanseri zifata imiti, baguha imiti ugakira, hari izisaba shiririji, hari izisaba byose imiti, hari n'izisaba no kubita imirasire byandi bita radiotherapy. Ariko bitewe n'igihe ibonekeye n'igihe ivuriwe, amahirwe ariyongera cyane yo gukira yo hakiri kare cyane. Iyo watinze nyine amahirwe yo gukira ntabwo aba akiriho, ahubwo haba hari amahirwe yo kuvuga ngo ugiye gufata imiti wakwiyongeraho iminsi ingahe kubaho. Niba agomba kwica mu cyumweru kimwe, ubu ngubu ukayibonye wenda bashobora kuguha imiti cyangwa ukakorera radiotherapy ukahamara nk'andi mezi nk'atanu cyangwa imyaka. Ariko akenshi iyo ibonetse hakiri kare itaratanga ishami na rimwe, ubuzima bwawe bwose burakizwa. Ubuzima bwawe bwose burakizwa. Kugira ngo rero umuntu yisuzumishe hakiri kare cyangwa se ayimenye hakiri kare, haba hari uburyo bw'imyitwarire, haba hari uburyo umuntu ashobora kuba yakwisuzuma ku giti cye. Bigenda bite kugira ngo byibuze, kuko ibyo byose ni bya bindi bavuga ngo ntawabinga ibyiza arabibura. Umuntu aramutse afite uburyo, kuko ni indwara itarwarwa n'abagore gusa, inarwarwa n'abagabo. Ni indwara yica nk'uko mwamaze kubitubwira, ariko muti ni indwara ishobora gukira mu gihe yabonetse hakiri kare cyane. Umuntu akora iki kugira ngo abe yayimenya hakiri kare? Mu byo twigisha n'abandi mu buzima busanzwe bwa buri munsi, cyane cyane abari n'abategarugori, ni ukumenya kwisuzuma ubwabo. Kwisuzuma ubwabo, akajya igihe cyose agiye nko gukaraba cyangwa amaze gukaraba akisuzuma amabere, akareba niba koko amabere ye yireba muri miruwari gutya. Yamara kwira muri miruwari agafata posiyo akareba niba amabere ye ateye kimwe, niba atari ibyimbye cyane kurusha irindi, niba atari rireba ukuntu risa, ibyo byose akabireba. Noneho yarangiza akaniparupa, autopalpation,
y'ibere akajya yiparupa ibere rye akumva niba nta kantu kwisuzuma ibere ukarikanda kumva n'ikiganza cyawe kirambuye neza ukajya wumva niba nta kantu karimo kadasanzwe hagati y'imbavu ze n'intoki mu ibere rye. ni ukuvuga ngo iyo yiparupa rero ashobora kumva hari ibintu yumva bidasobanukiwe akumva amabere ye yombi iry'iburyo iry'ibumoso yakumva ari ikintu kidasanzwe akajya kwisuzumisha nyine kugira ngo muganga amusuzumire amurebere. cyangwa se n'abandi bageze muri ya age ya risike hari n'abatabishobora. iyo tuvuga ngo abandi bageze hejuru y'imyaka 50 baba bari kuri risike nini cyane kurusha abatoya, bagomba nabo kujya bavuga ati nibura buri mwaka se buri myaka ibiri ngomba kwisuzumisha gukoresha screening bisanzwe. nicyo kintu cy'ingenzi cyane kugira ngo bigufashe kugira ngo niba iramutse ije inagaragara hakiri kare cyane. mwakoresheje terme yo kwiparupa, ubwo ni ukwikandakanda kugira ngo umuntu yumve niba hari nk'ikintu kidasanzwe. hari uburyo iyo umukobwa arimo arakura ibere ririmo gukura babyita ngo harimo uduturugunyu. hari nanone iyo umubyeyi wenda se yonsa, sinzi niba ibere rishobora kubaho wenda ritarimo utwo tuntu tumeze nk'ikiturugunyu, kuko ibyo byose bifite misikire n'imiterere yaryo. umuntu yabitandukanya gute n'ibidasanzwe ariko n'ibisanzwe? ibisanzwe ni uko umudamu wonsa igihe amashereka arimo kuba menshi cyane atarimo kubona uburyo yonsa nyine amabere ashobora kuzamo ibintu kumva bimeze nk'utubyimba utwo duturugunyu nk'utubuye. yego icyo gihe igihe ugiye wa mudamu amashereka arimo menshi cyane atarimo kubasha kwiyonsa ngo agende. ibyo iyo umwana yonkeje nyine bihita bigenda n'ubundi. noneho mu bangavu cyangwa se n'abandi bakuru yumvishamo agaturugunyu arimo kwisuzuma, ni impamvu yo kujya kwisuzumisha koko uduturugunyu hari abagira nk'utubyimba dutoya tutabyara kanseri, ariko natwo agomba kumva ko ikintu kirimo atari normal, agomba kujya kwisuzumisha bakamubwira niba ari igisanzwe cyangwa se gishobora kuvamo kanseri. ko umugore cyangwa se umukobwa yisuzuma atyo, umugabo yisuzuma ate? niho nakubwira ko kanseri y'ibere ari akaga ku bagabo, kubera ko nyine ubundi twebwe tuba tuzi nk'aho tumeze nk'aho tutagira ibere nyine, niyo mpamvu tutanabyitaho akenshi. ariko umugabo ntabwo yasuzuma kubera ko ibere ryiwe ntabwo ari rya rindi nini, ahubwo we yumvishemo akantu mu ibere nyine hari igihe ubona nk'ibere ry'umugabo rikabyimba ku buryo bitari bisanzwe, agomba guhita yirukankira kwa muganga kwisuzumisha. no kumvamo akandi kantu kadasanzwe nyine urumva gatangira kumurya, ariko kumva harimo akantu kadasanzwe. ariko harabubaka umubiri ugasanga nyine ariko yubaka umubiri ni haza zino misikire pectorale nizo zikura, ariko ntabwo zikuraho mamero n'akara gace k'ibere ko kagenda gakurikira iyo misikire yakuze. ntabwo bivuga ko yagize ibere rigumaho rya rindi, ntabwo rikura nk'iry'umudamu. iry'umudamu igihe rero ibinure byinshi, undi we n'ama misikire aba arimo, we iba arimo ibinure byinshi cyane, nibyo bituma ibere rikura. umugabo rero akisuzuma ate? nawe yisuzuma gutya, ariko cyane cyane ni uko we hazamo ritari rinini ku buryo budasanzwe, cyane cyane ko ntabwo bifata amabere yombi, bifata ibere rimwe, ukaza kubona ukabyuka ugasanga ibere rimwe ryabyimbye ryahishije. icyo gihe no kuvuga ngo deja ugomba guhita wirukanyira kwivuza vuba cyane. ni ibintu bita bigaragara ku kanya, ntabwo ari kimwe nk'umudamu, kubera ko umudamu we gashobora gukuriramo imbere ukazakabona bitinze, ariko umugabo bihita bigaragara ko hahindutse ibere ryahindutse. kandi ku mugabo ho bibera ibintu uko ritari ryinjira no muri misikire, kubera ko nta binure byinshi cyane biba riproteje ngo rikuremo imbere, cyangwa rirakurira kure cyane ya misikire torasike. abagabo biragoye ko umenya ko ushobora kuba ufite ikibazo cya kanseri y'ibere nk'uko muganga Victoria arimo kubidusobanurira, ariko nanone ngo ushobora nawe ubwawe kwisuzuma nk'uko muganga arimo kubivuga. hanyuma reka turebe wa muntu wagize ibyago arwara kanseri y'ibere, ese buri gihe ubuvuzi bushoboka ni uko iryo bere barica? ntabwo buri gihe ko ari ngombwa ko ibere barica, biterwa iyo bamaze gusuzuma kubona ko ari kanseri, barasuzuma bakareba ubwoko bwayo. hari kanseri zumva imiti, wafata imiti bigakira atari ngombwa ko ubagwa. hari na kanseri idashobora kumva umuti, ahubwo ushobora gusaba ko uhita unabagwa vuba vuba. ariko none nabwo kubagwa biterwa n'ikigero bigezeho, kuko yarangije kugera kure cyane, kukubaga kugira ngo ukire aba ari gake cyane, ahubwo bakubaga kugira ngo bakugabanyirize
bwa bubabare cya kimase kiriho, cyangwa niba ryara nka tuwarete mbese nko koza, ni ibyo bita palliative surgery. Ni ukukorohereza, kukubaga bakorohereza. Niba bikeneye ko bakubaga kugira ngo uzakorerwe kuvurwa n'imirasire, nabwo bikongera amahirwe, bagahita bakuraho cya gice kugira ngo cyo gukomeza gutanga amashami, ariko ukajya ku miti no kuri radiotherapy, nabyo bigatanga amahirwe ko ushobora kumara igihe kinini cyane. Byose biterwa n'ubwoko bwa kanseri, kuko iziriponda ku miti babyita hormonodependant, baguha imiti ntibirirwa guca ibere, ugakomeza kandi bigakira burundu. Hari abantu usanga batinya wenda iyo kanseri y'ibere, nk'uko mwabivuze, iyo wageze nk'ibyago ukagira umuntu mu muryango warwaye kanseri y'ibere, uhita ugira impungenge, ukagira amakenga, ukavuga ati hato icyo ari cyo cyose kirashoboka. Muri bwa bwoba, kuko kanseri muri rusange iratinyitse, ni indwara isa n'igoye, ni indwara ibabaza, nubwo nta ndwara nyine yoroha, ariko kanseri iyo umuntu yavuga ngo irarusha. Muri bwa bwoba rero bwo kuba umuntu yazarwara kanseri y'ibere, ugasanga hari ufashe umwanzuro wo kuvuga ati bace ibere, bace amabere, kugira ngo hato hatazaba ikibazo. Iki kintu mugitangamo inama nk'abaganga? Nta nubwo binabaho ko bavuga ngo bace ibere ntazarwara kanseri y'ibere, ahubwo habaho inama ko umuntu yisuzumisha kenshi niba koko mu muryango hariho risike ya kanseri y'ibere yaraba igaragaye, harimo histoire ya kanseri igaragara neza. Habaho ubujyana bwo kwisuzumisha kenshi, screening kenshi. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Hanyuma icyo tugira inama gusa nyine ni uko habaho kwisuzumisha kenshi. Yaba igaragaye, uburyo bwo kuvura nyine burahari, kandi iyo wisuzumisha kenshi kuba yagira ahandi utabasha kuvurwa ngo ukire aba ari gake. Ese kanseri y'ibere ishobora kugaragara mu bakiri bato, mu bana batoya? Yego, birashoboka nyine nk'abantu bafite izo risike nini cyane ziri genetike, irashoboka cyane. Ariko ubundi mu marisike bitangira guhera hejuru y'imyaka 35 kujyana hejuru. Gusa ntabwo bibuza ko hari abana bazirwara, ko hari n'abazirwara bakivuka, kuko kanseri ishobora kuza igihe icyo ari cyo cyose bitewe na risk factors ufite wowe. Hari n'abazirwara bakivuka, kuko kanseri nyine zigishakiye. Ku buryo uruhinja rushobora kugira kanseri y'ibere? Rushobora kwitwara kanseri y'ibere, hari abavuka bakagira kanseri de l'ovaire. Donc biterwa na facteur de risque ufite we ubwawe personnellement. Ikiganiro nimenya wirinde. Ibyo byose ikintu cya mbere n'amakuru, nk'uko dukunze kubivuga. Hari amakuru umuntu aba abonye akamenya wenda si bishobora kuba byatera kanseri, iyi kanseri wenda turimo kuganiraho by'umwihariko, ariko akaba yicaye imbere ya televiziyo ategereje kuza kuvuga ngo nakwirinda nte iyi ndwara barimo kuvuga. Umuntu wicaye imbere ya televiziyo arimo kureba ikiganiro menya wirinde, yego, twamubwira ko yakwirinda te, abe umugore abe umugabo, yakwirinda te kanseri y'ibere? Yego, nk'uko nabisobanuye mu bimenyetso cyangwa mu bindi bishobora gutanga ingorane nyinshi cyane kurwara kanseri y'ibere, harimo kugabanya ibisindisha. Kunywa inzoga, ibinyobwa bisindisha cyane biguha ibyago byo kurwara kanseri. Kudakora imyitozo ngororamubiri bikongerera ibyago byo kurwara kanseri. Bivuze ngo kwa kundi dukora siporo bikagabanya ibiro byinshi cyane, kugira umubyibuho ukabije cyane, nabyo bigushyira kuri risike yo kurwara kanseri y'ibere. Bimwe ni bimwe byo dushobora gukontorora. Ibindi rero nakongeraho ni uko nyine umenya amakuru agendanye cyane cyane n'umuryango wawe. Umuryango wawe gute? Niba ugomba kumenya niba mu muryango w'iwanyu nta muntu ugeze urwaramo kanseri y'ibere cyangwa se y'imirirantangangore, kanseri de l'ovaire, kuko nabyo biri mu bishobora kugushyira kuri risike yo kurwara kanseri y'ibere. navuga ngo kongera akaga kurwara kanseri y'ibere, bigatuma nawe uzajya uvuga ati nzajya nisuzumisha kenshi. Hari kuba wenda warashatse, warabyaye utinze, ukonsa gake cyangwa utarigeze wonsa na rimwe, nabwo bikongera amarisike yo kurwara kanseri y'ibere. Nuvuga ngo iyo tugushaka utinze, kubyara utinze, no kubyara nyuma y'imyaka 30 kujyana hejuru, icyo gihe birabyongera. No konsa gake cyane byongera ibyago byo kurwara kanseri y'ibere, cyangwa se kutigira wonsa, nabyo biri mu bigenza.
muri make mu muryango w'iwacu ese kanseri yabonetse kuri papa kuri mama umuntu dufitanye isano hafi dufitanye isano umuntu wayirwaye mu muryango ibyo bigatuma nabwo uvuga ngo nabasha kwirinda gute nuko icyo gihe hari ngomba kujya nisuzumisha kenshi cyane nkasumisha amabere kugira ngo itazaza simbimenye nkayimenya yandengereye. Ndabona turimo kugenda twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko hari uburyo bw'imiti mwakunze kugenda mutubwira wenda se iyo umuntu ayifashe kenshi biba bishobora kuba byamutera ibyago byo kuba yarwara kanseri. Hari umuco wundi abanyarwanda bagira wenda ntabwo navuga ngo ni bose ariko kumva ko ubabaye ukibuka ko igihe wababaye nka gutyo hari umuti wagufashije wari warawandikiwe ugahita ujya kuri farumasi. Iki kintu mwebwe mukitangaho nama ki? Mugitangaho nama ki kugira ngo byibuze n'udukurikiye muri kano kanya anamenye ko hariho n'imiti bishobora kuba yamutera ibyago byo kuba yarwara kanseri, harimo na kanseri y'ibere. Ubundi imiti wagombye kwifata kubera ko bayikwandikiye babona ko hari ikigomba kugufasha, bakamenya ngo imiti tuguhaye ishaka kugutera ingorane zimizi, ariko bakakubwira ngo uyu muti nuramuka ubonye iki ngiki kubera ko twashaka kuvura iki n'iki uzaba urimo kugira ibibazo, uzagaruka tuguhindure cyangwa se byose bamaze kureba ko imiti agwaye nta kibazo gutera. Ariko ku buryo bwihariye bwa kanseri y'inkondo kanseri y'ibere yo nyine ni imiti akenshi batahabwa no kwa muganga kuri cyane abantu bakeneye imisemburo yo gusimbura iyabo yagiye kubera impamvu ushobora guturuka ku burwayi yageze bakamubaga se cyangwa se bakamuragira akajya muri menopause hakiri kare. Ni yindi yo kugira ngo umubiri wabo ukomeze ugubwe neza nk'umuntu ukiri muri ya myaka mitoya. Abo ngabo nibo bagira risike nyinshi cyane y'ibere. Naho muri rusange imiti buriya wagombye kwifata ubanje no kwaka ubujyanama. Yego, twumvise byinshi kuri kanseri y'ibere. Ni kanseri ibabaza, ni kanseri mbi kuko nk'uko muganga bitubwiye iyo yamenyekanye bitinze biba bishobora kuvamo ingaruka zirimo n'ingaruka z'urupfu. Gusa ariko nanone ku bw'amahire nuko wisuzumishije hakiri kare, wayimenye hakiri kare ngo ushobora kuvurwa ugakira nk'uko Dr. Victoria yari arimo kubidusobanurira. Ibi rero byose tubihuje Dr. Tubihuje ko ari indwara ihangayikishije, tubihuje ko ari indwara ishobora kuvurwa igakira, tubihuje ko ari indwara umuntu yakwirinda. Twirinze ibi ngibi byose mwari murimo kutubwira, muratanga nama ki? Inama nyine no kwitaho, kwita ku mubiri wacu kuko byose ubuzima nibwo bushobora gutuma tubaho n'ubundi tukagira n'ibyo tugeraho byinshi. Rero icya mbere no kwikunda nyine. Kwikunda nuko ukunda umubiri wawe ukawitaho. Kuwitaho ntabwo ari kwambara neza gusa, no kugira gute kubaka neza iyo siporo ukayikora, ukajya uhora wireba koko niba koko umubiri wawe koko ari normal, nta kintu kidasanzwe cyawujeho. Iyo nyine byo bita kwiyitaho, ukanikunda nyine. Wakumva hari akabazo gatoya, gerageza wake inama kwa muganga cyangwa se undi